Ni bake mu banyamuzika haba mu Rwanda ndetse na bamwe mu baba hanze wabwira ikigo cyigisha ubugeni na muzika cyo ku Nyundo uyu munsi wa none ntibabimenye. Ni ikigo kigiye kumara imyaka 5 mu mateka yacyo. Ni ikigo kandi gishimwa mu gice cy'ubuhanzi by'umwihariko muri muzika kubera uburyo cyaje gikenewe. Muri iyo myaka 5 bamaze 3 bayimaze baba ku Nyundo ugana i Rubavu, hanyuma ariko indi 2 bagiye kuyimara i Muhanga uyu munsi wa none aho bari bimukiye. Ni ikigo kandi iyo urebye umusaruro w'abakiganamo baharangirije usanga hari umusanzu ukomeye iki kigo gikomeje gutanga kuri muzika nyarwanda. Ibi nibyo byaduteye nka One Nation Radio kunyarukira i Muhanga aho iki kigo giherereye. Umuyobozi wacyo muri Gande Jacques niwe twahasanze atangira dutembereza atwereka ibyumba bitandukanye bitangirwamo amasomo ndetse n'amavugurura biteguye gukora mu minsi iri imbere, dore ko aho bakorera ubu hahoze harimo ikigo cy'amashuri cya kaminuza benshi bazi nka Kavumu College of Education. Twasanze nta banyeshuri bahari kuko uyu munsi wa none bari mu biruhuko, ariko mu mirimo barimo baritegura ko abanyeshuri nibagaruka kwiga mu kwezi kwa mbere hari byinshi bazasanga bimaze kwiyongera ku byari bihari muri iki kigo. Tuganira yatangiye atubwira impamvu bimutse. Ku Nyundo hatubanye hato. Hatubanye hato hano ubonye hagari haragutse ibintu tutegura kwigisha bijyanye na challenges ziba zihari igihe cyose, ariko nta challenges tudashobora gushaka ibisubizo. Challenges hano urebye za asbestos mubona hano ntabwo zikemerewe ku isi, so dufite kuzazindura vuba. Dufite umugambi yo kusana ahantu hose atameze neza, urebye ni muri iki cyumweru bizatangira. Oya akora ko ari hanini nyagaye twafashe ahantu hatari ibibazo byinshi rero dukorera. Ariko ubu ngubu bazaza noneho bakorera ahantu hose dufite gukorera nko muri za lab, computer lab, production lab, n'ahandi hose. Ibintu biri electrical ko hano twimukiye hano amaze imyaka 5 batahakorera. Hano hahoze Kavumu College of Education. Twamaze imyaka 2 ubu ngubu. Cyumva ibintu byose bijyanye n'amashanyarazi dufite gusubirwamo. So ibintu nk'ibi byagiye bitutera ibibazo, amatanki y'amazi dufite kuyavugurura tukagura n'andi muri aho batekera, aho batunganyiriza ibyo kurya, aho barara, aho bakarabira, hose agiye gutunganywa neza na studio ya muzika. Icyerekezo cy'ishuri bahamya ko ari cyiza bagereranyije naho bageze. Ikindi ngo kuri ubu bagiye gushyiramo imbaraga ku bijyanye n'ururimi kuko ngo babona hari bikwiye kongerwamo. Nkuko murambe bwa igihe cyose ikintu mu mbere cyangwa se ikintu cya mbere maze mushinga ni igihugu. Ko cyaratekereje ko umuhanzi nawe akeneye kwiga muzika akakora nk'umunyamwuga kandi biri ku rwego mpuzamahanga. Nicyo kintu cya mbere. Ntabwo nshidikanya ubushobozi abanyeshuri bacu bafite barangije hano, kubera ko icyo twateguye integanyanyigisho kandi tukomeza tuyivugurura. So n'abantu baturutse hanze kuza kureba uko tumeze, ubu ndavuga abanyamwuga baba barimo baturutse hanze, za Berklee College of Music, za Cercle College mu Burusiya, nako mu Bushinwa, mu Bwongereza, baza hano bakisanga bakasanga rwose hari potential, ubushobozi. Rwose nabo ngabo n'abanyamwuga nk'aba Davido baje hano, abantu bahitinga muri Afrika muri muzika rwose no ku isi yose, baza hano bagasanga ibintu bimeze neza. So nuko gukomeza tugakomeza mu nzira turimo, ntabwo tugenda ngo turyame ngo abantu bose bavuze ko ibintu bimeze neza. Oya, kuko turakomeza tuvugurura integanyanyigisho bitewe n'ukuntu abarangiza tubona bakora hanze n'ibyo tubona bitagenda neza. Indimi ni ikibazo, ushobora kuba atari hano gusa, ushobora kuba ari amashuri yose mu Rwanda. Indimi ni ikibazo. Ubundi urebye ni za production studio, ni nayo studio tugiye kubaka. So na ahantu duteganya tuzajya tuteguriraho
dutunganya muzika, studio, recording studio yari ikenewe cyane, ku buryo n'umuntu wo hanze ashobora kuza agakoreramo cyane rwose. Ni nabyo dushaka kugira ngo umuhanzi nyarwanda n'utari muri iri shuri aze arebe studio iri ku rwego ukuntu ikora, ukuntu umuntu recordinga live. Ni bake cyane babizi mu Rwanda, kuko murabizi ko dukoresha za home studio kenshi. So ni bake bazi ko umuntu ashobora gufata amplifier y'igitari akashyiraho micro akacuranga gitari. Benshi bazi ko umuntu afata gitari akayicuranga muri mixing board agacuranga. Ni bake bazi ko umuntu ashobora kurecordinga za saxophone na za cyangwa amajwi akoresha micro zitandukanye. Ni byinshi rwose bigezweho hanze n'icyo tuzajya dukoreramo hano. Kwinjira muri iri shuri hari ibisabwa bagenderaho byemerera umunyeshuri wifuza kuryinjiramo kuba yaryinjiramo. Nta kirahinduka, ni kwa kundi bafite kuba barangije bafite imyaka 9 y'amashuri abanza n'atatu yisumbuye, atatu yisumbuye abanza n'ayandi yose abanza. Bakaba bafite impano, twe turabajonjora, dukoresha amarushanwa kandi tuzajya mu ma district yose yo mu Rwanda vuba cyane. Mu kwezi kwa mbere tuzajya kubashakisha. Yeso batega amatwi radio bazumva itangazo, ariko ibyo mvuze ni ibingibi. Lakini kirahinduka no kujya kubashaka, tukanakora ubukangurambaga harya realization ya ishuri, tukabwira n'abantu batararimenya neza cyangwa abantu bashobora kuba babitekereza ukuntu bitameze, tukakora ibitaramo, tukanakora amajonjo. Kuri ubu iki kigo kimaze kugira ubushobozi bwo kwakira abantu 300. Mighty Popo ahamya ko imyaka 5 uhereye kuri ubu iki kigo ngo kizaba gifite ubushobozi bwo kugera ku rwego rwa kaminuza. Hano abanyeshuri bashobora kurara bakaba hano, bakarya hano, bakigira hano, ni 300. Ibyishimirwa ni byinshi iki kigo kimaze kugeraho iyo urebye abaharangirije uko bahagaze uyu munsi wa none ku isoko. Ariko nanone hari ibindi bigikwiye gukorwa nk'uko n'ubundi ba nyir'ubwite babyivugira. Ni byinshi kubona umwana w'umunyarwanda akiri muto ahagarara imbere y'abantu akabasusurutsa nk'umunyamwuga, kubona umwana w'umunyarwanda yandika indirimbo nziza ifite ireme, kubona umwana w'umunyarwanda ashobora gutunganya muzika akoresheje Pro Tools. Barahari. Hari umwe n'umuse ngo yagiye muri Kenya rwose niwe akorera gospel artists bo muri Kenya benshi yitwa Trésor. Hari n'abandi batunganya muzika za Musanze aho ngaho, Igor baratunganya muzika Kigali. Biraneze. Hari n'igihe nshobora kuza rwose hano mu ishuri, ku ishuri meze nabi, umugongo washikize kwa urugendo, unatameze neza tu. Numva umunyeshuri yicaye ahantu arakora indirimbo, aririmba ari munsi y'igiti, nkicara aho ngaho nkakira. Niko nimereye rwose. Ejo bundi muri examen national za pratique naricaye numva yo nariko ndije nyine ariko nararize. Yego pe. Amahirwe nuko nabo turi kumwe nabo bari bameze gutyo, abanyeshuri batangiye kwandika none indirimbo ziri uko zifite ahantu zituruka heza. Umunyeshuri akicara imbere yawe rwose ngo tuyungu na mujyana Japan, mujyana Amerika, mujyana muri Brazil, mu Rwanda, muri Senegal, ahantu hose muri Afrika, akaririmba. Umuntu akavuga ati uriya muntu mu muhanga. Umuhanga pe. Imyaka 5 iri imbere Imana y'u Rwanda idufashemo. Twifuza kuba twarakoze imyaka 2 ya university cyangwa college, twatangije rwose kwigisha college level, ku buryo n'abari muri promotion ya mbere bagaruka bakaza muri university cyane rwose. Ni nacyo twifuzaga ko umwifuza gukomeza yakomeza. Icyo ni ikifuzo cyanjye kandi n'igihugu gifitemo uruhare ko abantu biba kwiga amashuri arenze ayisumbuye. Biba byiza. Kenshi itangiriro riragora, ariko iyo ba nyiraryo babishyizemo imbaraga biba bishobora kugera kuri. Iki kigo ni kimwe mu bigo byaje bikenewe mu gice cy'imyidagaduro gifasha abana bakiri bato bafite impano z'ubuhanzi zabo kuzigira kinyamwuga. Benshi barabishima kugeza kuri uyu munsi wa none, kandi ntibabura guhamya ko ari byiza bakurikije umusaruro ugenda uvamo. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio.
ukomeje gukurikira.